Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bukomeze buganze. Twongeye kubaha ikaze hano kuri Joshua TV Rwanda. Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Duhaye ikaze mwe mwamaze gukora subscribe. Imana ibaha umugisha. Niba nawe utarayikora akaba aribwo ugeze kuri channel yacu ya Joshua TV Rwanda, reba ko wakanze subscribe. Niba utarayikanda uyikande kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere, kandi ukore share kugira ngo bigere no ku bandi, ndetse una liking utwereke ko udukunda, uduhe na comment utubwira ibyo twahindura cyangwa se uburyo ufashwa kugira ngo natwe dukomeze kunogerwa nuko tukokora ibiganiro, ndetse nawe ukaba ukomeje kudukurikira. Nkunda kuvuga ngo umwanya waduhaye ntabwo uzawicuza, ndabizi neza ko hari imbaraga z'Imana zizaba kuri wowe. Uyu mwanya twongeye kugaruka, tugiye kuganira ku ijambo Imana yongeye kunshira ku mutima kugira ngo izihumurize ubuzima bwawe. Ni ijambo riri mu gitabo cya Yesaya bice 41. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 10 tugeze ku murongo waho wa 13. Yesaya bice byaho ni 41. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 10 tugere ku murongo waho wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakarariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntiwitinya, ndagutabaye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana yampaye message, yambwiye ngo nkubwire ngo niyo ikuramije ukuboko kwayo kw'iburyo. Ni kenshi duhura n'intambara, ni kenshi duhura n'ibitugora, ni kenshi duhura n'ibitubabaza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwanya Imana izanye ihumure ku buzima bwawe. Reka nkubwire mushiki wanjye, reka nkubwire mwene data, intambara zose wari uri gucamo, uko wumvaga umutima wawe uremereye, agahinda kose wabonaga, Imana iravuze ngo ntutinye kuko uri kumwe nawe. Niyo message, niryo humure ryawe Imana impaye. Reka gutinya kuko uri kumwe n'Uwiteka muri ubwo buryo bwose wari urimo. Reka gutinya kuko uri kumwe n'Uwiteka. Ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Hari igihe kijya kigera ukiheba, hari igihe kigera ugatekereza ukavuga ngo Uwiteka we, ko ndimo mbona ni jyenyine, ko mbona narasigaye jyenyine, ko mbona nta hepfo nta haruguru, ko mbona uburyo bwose nari niringiye byari byanze, ko mbona inzira zose nari naragerageje kurema byaranze, ko mbona abadayimoni bampagurukiye bakandwanya. Mana ni iki cyabaye? Mana ni iki nakoze? Ugatangira ukicira urubanza, ugatangira ukiheba, ukabona ibintu urimo ntabwo uzabisohokamo, ukabona ibintu uri gukora ntabwo bizakunda, ukabona ntabwo bishoboka yuko nawe wagera aho abandi bari. Ariko muri aka kanya Imana ivuganye n'ubuzima bwawe, irambwiye ngo ntukihebe kandi ntutinye kuko ari Uwiteka Imana yawe. Iravuga ngo nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Hari amagambo abantu batakubwira, ndetse bamwe muri bo niyo bayavuga ariko ntibayasohoze, ntibayatimize nk'uko bayavuze. Ariko Imana yirarahiye, iravuze ngo ni koko nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Urashaka gutabarwa n'Imana? Urashaka gukomezwa n'Imana? Urashaka kuba mu mibereho yo gukomezwa n'Imana? Iyo wakomejwe n'Uwiteka ntabwo business kuyobera. Iyo watabawe n'Uwiteka ntabwo amadeni wongera kuyabona. Iyo Imana yakukomeje ntabwo ibyawe ubona biri kuyonga, ahubwo ugenda utera imbere. Muri iyi minsi, muri ibi bihe, Imana igukomereza imbaraga z'umutima, Imana igukomereza amaboko, Imana igutabari kurinda ibyago bibi, Imana igukureho imigambi y'ishakura kugira ngo idasohoza imirimo y'amaboko yazo. Haleluya, haleluya. Ngo ni koko nzajya ngukomeza,
ni koko nzajya ngutabara. Haleluya. Kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye, niko declaration Imana irimo ivuga, ngo izajya ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo, hapana kw'ibumoso. Yamye mu mahoro, niyo shimbabazi, urukundo rwe nirwo rungose, ukuboko kw'ibumoso kuranseguye, ukw'iburyo kuramfashe. Mbese niki nabasha kuba, mbese niki nabasha kuba we. Ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kw'Imana. Imana irakukuramije, Imana irakuramiye, Imana irakubatse, Imana ikugiriye neza, Imana irakurwaniriye, Imana iragutabaye. Oh haleluya, haleluya. Ubwiza bw'Imana bukujeho. Dore abakurakarariye bose bazakorwa n'isoni, bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa, ndetse bazarimbuka. Ntabwo uzi abakurakariye uko bangana. Yewe abagutonganya nabo ushobora kuba ubona bamwe uyu munsi n'abandi ukababona ejo, ntabwo wamenya umubare wabo kungana. Ariko itangazo rimanutse rirakubwiye ngo ubwo bwinshi bwabo bakurakariye, abo bumva utabaho, abo bumva wakorwa n'isoni, abo bumva utatera imbere, abo bumva wahora mu gahinda, abo bumva utagira icyo ugeraho. Bibiliya iravuze ngo dore abakurakariye bose 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 bazakorwa n'isoni, bamware. Hari ibigiye gukorwa n'isoni bikamwara kubera wowe. Hari ibigiye kubura, abantu bavuge ngo ariko ba runaka bagiye he, bataramenye iyo bagiye, kubera ko bakozwe n'isoni, barangije banaramwara. Ijambo niko rivuze, abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa, ndetse bazarimbuka. Nshuti yanjye, uzi ko hari abagiye kubura ijuru kubera wowe? Uzi ko hari abibwiraga ko bakijijwe, ariko Imana ikaba igiye kubakuraho ubudahangarwa, bakamera nk'abandi bari mu kabari, ngo ndetse bazanarimbuka. Nta kindi gitumye barimbuka, nuko bagiye kurwanya ibitarwanyika. Nta kindi gitumye barimbuka, nuko bagiye kurwanya uwasizwe. Nta kindi gitumye barimbuka, nuko bagambaniye amaraso y'utariho urubanza. Imana ifashe icyemezo, Imana ije kugukura aho bagushize, Imana iguhaye ibyishimo, Imana iguhaye umunezero, Imana igukoreye ibikomeye, Imana irakurwaniriye, Imana irakurengeye. Hari ibigiye kurimbuka ku bwawe, hari ibigiye gushakishwa bibure. Imana iridekaraye yuko uburinzi bwayo buri kuri wowe. Umurongo wa 12 aravuze ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa, babe nk'ibitariho. Abakugishaga impaka dore urabashatse urababuze, ngo abakurwanyaga ngo bahindutse ubusa, ngo bahindutse nk'ibitariho. Haleto predefine. Abo bakugishaga impaka ukavuga ngo ndi umunyamugisha, bakakubwira ngo waravumwe, bakababwira ngo nzubaka, bakakubwira ngo uzapfa ntacyo wigejejeho, bakababwira ngo nzarama, bakakubwira ngo uzakenyuka. Abo bakugisha impaka, abo bakugisha impaka ngo bazahinduka ubusa, ngo kandi abakurakarariye, abo ngabo bakurwanya, ngo bazahinduka nk'ibitariho. Haleluya, haleluya. Hari abantu bagiye kuba nk'ibitariho, hari abantu bagiye kuba nk'ibitarabayeho, hari abantu bagiye kuba nk'ibitararemwe, kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagutabara, nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire ntiwitinya, ndagutabaye. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Imana igufatishije ukuboko kw'iburyo, Imana niyo igutabaye. Ntabwo ari ba nyokorome babikoze, ntabwo ari babandi muziranye, hoya.
ntabwo ari babandi bafite amazu akomeye bo muziranye, ntabwo ari babandi batuye mu bitabashwa, oya, ni ukuboko kw'iburyo kw'Imana. Ndagira ngo nkubwire, birashoboka ko wumvaga agahinda kakugarije, birashoboka ko wumvaga intambara ikugose, birashoboka ko wumvaga nta buryo, birashoboka ko wumvaga nta byishimo ufite, ariko Imana ivuganye nawe. Imana iragutabaye, Imana irakurengeye, Imana irakurwaniriye, Imana ikubereye ku rugamba, Imana ikubereye inkomezi. Amaboko y'Imana abaye maremare ku buzima bwawe, izina ry'Imana riraganje kuri wowe. Ndagira ngo nkubwire wowe unkurikiye, ihumure ryawe riragaragaye, ukuboko kw'iburyo kw'Imana kurakuramiye, bizinesi yawe igiye gufunguka, urugo rwawe rugiye gukomera, abana bawe bagiye kuba abanyamugisha, ibitutsi bagututse birarangiye, amagambo bakuvuza ararangiye. Icyubahiro cy'Imana kiganje kuri wowe, kuko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Tugiye gusenga n'Imana, ubwira Imana ngo urakoze kumpaye uyu mwanya, urakoze kundamije ukuboko kwawe kw'iburyo, urakoze kuntabaye, urakoze kundengeye, urakoze kundwaniriye, urakoze kumfasha ukuboko. Ugiye kubwira Imana ngo urakoze Data, ko ari wowe ushobora byose. Reka dufatanye gusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana nyiri ubushobozi, Imana nyiri ubutware, ndagushimiye ku bw'aya magambo. Ijambo riratubwiye ngo ntidutinye, kuko uri kumwe natwe, ngo kandi ntitucyihebe, kuko uri Imana yacu. Reka imbaraga zawe ziganze ku buzima bwacu, reka icyubahiro cyawe kiganze, reka gukora kwawe kuganze, umenyekane kuri mutabura uko abigenza. Ngaho komeza utabare buri wese. Imana, iri jambo ritere kuba imfabusa, ahubwo rigere mu mitima yacu. Uyu muntu udukurikiye agira hava, agire naho agera, bimenyekane ko ari wowe ushobora byose. Ngaho komeza uturwanirire, kandi ukomeze gukora ibikomeye. Ni mu izina rya Yesu tubisenze, urakoze, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Niba utarakoze subscribe, reba aho hasi handitse mu nyuguti z'umutuku, handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa. Nurangiza uhakande, ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Akira ihumure ry'Imana, akira amaboko y'Imana, akira gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Shalom, shalom.